ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze. Uyu munsi reka tukubwire ibintu 10 bishobora kugutera kurwara umutwe ndetse no kuwahangana nabyo. Reka tubanze tuvuge, umutwe ni kimwe mu bice bine bigize umubiri w'umuntu ndetse bifite n'akamaro kenshi ku mubiri wacu, kuko ubwonko budufasha mu gutekereza buri mu mutwe, amaso adufasha mu kureba ari ku mutwe, amazuru adufasha mu guhumeka ndetse n'amatwi adufasha mu kumva, ndetse n'umunwa udufasha mu kurya ndetse no mu kuvuga, byose biri ku mutwe. Urumva ko umutwe ari kimwe mu bice bifite akamaro kenshi ku mubiri wacu. Burumvikana ko mu gihe umutwe wawe wumva utameze neza, n'umubiri udashobora gukora neza. Rero tukaba tugiye kukubwira ibintu 10 bishobora kugutera kurwara umutwe ndetse n'uko wahangana nabyo. Iyi ni 116 TV. Njye ndi Gabika Boss, bahaye ikaze. Kurwara umutwe ni ikibazo kigera kuri buri wese mu buzima bwe bwa buri munsi. Nubwo bamwe twibwira ko ari ibintu byoroshye, nyamara hari abarwara umutwe ukabagezayo. Mu gihe ubusanzwe iyo ufite indwara runaka no kubabara umutwe biziraho, nyamara hari igihe urwara umutwe nta yindi ndwara ufite, ahubwo bikaba bifite ikindi kintu cyabiteye. Muri iyi nkuru tugiye kurebera hamwe ibintu 10 bya mbere mu gutera umutwe n'uburyo wahangana nabyo. Ku mwanya wa 10 turasanga ice cream. Kuba yitwa ice nuko iba ikonje cyane nyine nka barafu. Niba iyo ugikozaho ururimi uhita wumva umutwe, nuko ubwo bukonje iyo bugeze ku gisenge cy'akanwa kawe no mu muhogo inyuma bitera umubiri wawe ubwivumbure, bikagutera uwo mutwe. Ese wabikosora ute? Uyu mutwe nta muti ukenera wundi, ahubwo ntabwo utinda kuko umubiri ugenda ubimenyera, nyuma y'iminota 2 birashira. Ku mwanya wa 9 turasanga imibonano mpuzabitsina. Bamwe bajya bagira ngo ababivuga n'urwenya cyangwa n'urwitwazo rwo kudakora imibonano, nyamara nibyo. Hari abantu imibonano itera kurwara umutwe. Akenshi bikunze kubaho mu gihe cyo gutera akabariro, kuko imitsi irega, ndetse ikindi gihe bikaba mu gihe cyo gutegurana, bikongera kubaho mbere gato yo kurangiza. Ibi bikaba hanini ku gitsina gore. Uyu mutwe ushobora kumara agahe gato ukikiza, gusa kuri bamwe ushobora no kumara isaha. Wabikosora ute? Niba bijya bikubaho, ntabwo twakubwira ngo ntuzongere gukora imibonano, ahubwo mu gihe uri gutegura kuyikora, jya unywa ikinini cy'umutwe nk'amasaha byibuze mbere 2. Ibi bizagufasha. Ku mwanya wa 8 turasanga ibyo kurya. Hari ibyo kurya bimwe na bimwe byongera ibyago byo kurwara umutwe. Muri ibyo twavuga shokora z'umukara, fromage, inyama n'amafu byanyuze mu nganda, n'ibyo kunywa birimo Coca-Cola. Nubwo kuri bose bidatera umutwe, ariko hari abo biwutera. Wabikosora ute? Abanza umenye neza niba koko muri ibi tuvuze harimo ibigutera umutwe. Numara gusanga ari byo, umuti nta wundi ni ukubivaho cyangwa ukabigabanya. Ku mwanya wa 7 turasanga urumuri. Urumuri rutyaye kandi ruvangavanze amabara nko mu tubyiniro rutera kenshi umutwe w'uruhande rumwe. Ibi biterwa n'uko urumuri rutuma imisemburo imwe n'imwe izamuka cyane, bigatuma imitsi irega ndetse bigatera umutwe. Wabikosora ute? Mu gihe utari kwihanganira urumuri, wakambara amadarubindi agabanya urumuri. Ku kazi, gabanya urumuri rwa mudasobwa rube ruke, kandi niba ari ku manywa n'ucana amatara, ahubwo niba hatabona neza afungura amadirishya. Ku mwanya wa 6 turasanga guhekenya amenyo. Hari abantu usanga mu gihe baryamye bahekenya amenyo, cyangwa ugasanga yashinze iryinyo ku rindi, nabo batabizi. Ibi bituma imikaya yo kwishinya no ku munwa yikanda cyane, bigatera umutwe
wumva uremereye, wabikosora ute? Irinde kurara wenyine, kandi uwo murarana ajya gukomanga mu gihe utangiye guhekenya amenyo. Hari n'udukoresho twabugenewe ushyira ku munwa twakurinda guhekenya amenyo mu gihe uryamye. Ku mwanya wa 5 turahasanga guhinduka kw'ikirere. Niba ujya ukunda kurwara cyane, uzacunge niba intandaro atari ihinduka ry'ikirere. Ubukonje bwinshi, imvura igiye kugwa, ubushyuhe bwinshi, imiyaga myinshi, ibi byose bishobora kugutera umutwe. Wabikosora ute? Nubwo ntacyo wakora ngo uhindure ikirere, ariko iteganyagihe kuri ubu rivuga uko ikirere kizaba cyifashe ku munsi uza. Niba uko kiri bube kimeze ubizi ko biri mu bigutera umutwe, ushobora gufata ikinini cy'umutwe mbere y'uko uwo munsi ugera, bikakurinda ko wa munsi wazarwara umutwe. Ikindi, wahindura imyambarire, mu bukonje kwifubika, mu bushyuhe ukambara byoroshye, umuyaga ukirinda kujya hanze. Ku mwanya wa 4 turahasanga ibintu bihumura. Ibihumura bivugwa hano ni parufe n'ibindi bintu byose bigira umwuka winjira cyane mu mazuru, byaba amavuta cyangwa indabo zimwe na zimwe. Ibi kuri bamwe cyangwa benshi nabyo bitera umutwe. Wabikosora ute? Ibi byo kubyirinda biroroshye. Niba wiyiziho ko ibintu bihumura cyane bigutera umutwe, wibikoresha ndetse unirinde kwegerana n'uwabikoresheje. Niba bidashoboka ko wamujya kure, wenda ari nk'uwo mukorana ku kazi, ufungura amadirishya hinjira umwuka mwiza. Niba hari vandarateri uyikoreshe. Ku mwanya wa 3 turasanga kwicara cyangwa guhagarara nabi. Iyo wicaye cyangwa uhagaze mu buryo butari bwo, bituma umugongo, hejuru, ibikanu n'ibitugu biremererwa, nuko ingaruka ikaba kuribwa umutwe, ndetse akenshi uwumvira mu gahanga ndetse no mu maso. Wabikosora ute? Irinde kwicara no guhagarara mu buryo bumwe igihe kinini, ndetse unirinde kuba wunamye cyane. Niba uhagaze, hagarara wemye. Niba wicaye, sa n'uwegama ku buryo amaso aba areba imbere yawe neza, bikoze imfuruka igororotse naho uhagaze. Niba uri uvugire kuri telefone umwanya munini, koresha ekuteri, kuko no mu kuyifata ku gutwi umwanya munini binaniza imikaya yo ku ntugu, bikaba byatera umutwe nabyo. Ku mwanya wa 2 turahasanga umujinya, umuranduranzuzi. Iyo urakaye, imikaya yo ku bikanu irirega, ndetse n'imitsi cyane cyane yo mu misaya ikarega, nuko bigatera kumva umutwe uremereye, ari byo biwutera kumva uribwa. Wabikosora ute? Niba wumva utangiye kugira uburakari, injiza umwuka mwinshi unyuze mu mazuru, nuko uwusohore gahoro gahoro unyuze mu kanwa, ese nk'uri gukora meditation. Ibi bizaruhura imikaya y'umutwe ndetse n'ijosi ryawe. Ku mwanya wa 1 turahasanga kuruhuka nyuma ya stress nyinshi. Bishobora kuba bijya bikubaho, ugasanga wari usanzwe ukora nk'amasaha 10 ku munsi kuva ku wa 1 kugeza ku wa 5, nuko ku wa 6 kuko utari bukore ukaryamira ukabyuka umutwe uri kukurya. Nukubera iki? Ibi biterwa nuko kwa kuruhuka bituma imisemburo ya stress igabanyuka mu maraso, nuko bigatera imitsi ijyana amaraso yari imeze nk'ifunganye gato kwifungura ikaguka, aribyo bigutera kuribwa umutwe. Wabikosora ute? Aho gutegereza kuzaruhuka rimwe muri weekend uryama amasaha menshi, ahubwo buri munsi w'akazi gerageza ushyiremo igihe runaka cyo kuruhuka niba bigushobokera. Niba bidakunda, muri weekend wo kuryama amasaha menshi, shaka ikindi cyo kuruhuka wakora, ariko wirinde kuryama amasaha menshi. Muri make, izi nizo mpamvu zitera umutwe udaturutse ku bundi burwayi. Twibuke ko akenshi umutwe utwerwa n'ubundi burwayi nka malariya, kurwara amaso n'izindi ndwara zinyuranye. Ubwo rero, niba uzi ko ujya urwara umutwe nta yindi ndwara urwaye, gerageza
urebe kimwe mu byo twakubwiye kiri kubigutera ndetse unakore icyabikurinda twakubwiye. Iyi ni 116 TV. Jye na Rigabika Boss, mugire ibihe byiza.